Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo rireba buri munyarwanda wese ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Iri tangazo ni irya polisi y'u Rwanda, aho polisi yatangaje ko igiye gutangira kujya ipima abanyonzi bakora akazi ko gutwara ibintu n'abantu mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe byatangiwe gukorera mu turere dutandukanye tw'iburasirazuba. Ni mu gihe mu karere ka Rubavu hamaze gufatwa amagare agera muri 420 y'abanyonzi batwaye basinze. Ni mu gihe bagarutse ku magare ubwo yigize gukora impanuka hagakomereka abantu 23 kubera ko abantu bari batwaye ano magare bari banyweye ibiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo polisi ikaba yashyizeho sisitemu nshyashya yo kujya ipima abanyonzi bakoresha umuhanda. Ni mu gihe mu minsi iri imbere aba banyonzi bazatangira kujya kwiga amategeko y'umuhanda kugira ngo bazajye batwara ibinyabiziga bazi n'amategeko y'umuhanda. Mu gihe umuturage umwe twaganiriye yatubwiye yuko abanyonzi batwara amagare batitaye ku buzima bwabo bameze nk'abiyahura. Ni mu gihe rero hatangijwe sisitemu yo kujya babapima. Hari bamwe baturuka mu karere ka Rubavu nabo basigaye bakora ibinyuranyije n'amategeko, mu gihe igare rimwe baripakiraho ibiro birenga 80 kandi ibi ntabwo byemewe ku igare. Ni mu gihe nanone umuturage yavuze ngo abanyonzi bo mu gace ka Rubavu ibo itegeko ntago ribagonga. Impamvu ritabagonga, afata imifuka igera muri 4 akayipakira ku igare azi ko umufuka umwe uriho ibiro 100 cyangwa ibiro 50. ndavuga nk'udufuka twa sima ngo baradupakira pe. Kandi mu gihe noneho ibi bintu biteza impanuka cyane, ugasanga abantu bamwe bahaburiye ubuzima abandi bifashe bupfubyi. N'incamake y'amakuru rero ngiye kubagezaho amakuru twurinzwe n'Imana, abanzi banzi ku mazina kidasamura. Nimbere ko bwa mbere gize ko n'umuyoboro kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage bakora mu iri soko rya Musanze rekora hano mu mujyi wa Musanze, aho batewe impungenge n'ibirayi byabo byabuze abakiriya. Ese ibi birayi byabuze abakiriya nk'uko mubibona hano turi mu isoko aho abakiriya bacururiza ibirayi. Nk'uko mubibona namwe abakiriya ni bake ariko bafite impungenge yuko ibirayi byabo biri kubura abaguzi. Ariko nanone nababajije ikiro cy'ibirayi ayo bakigurisha, baratubwira ngo ikiro cy'ibirayi cya Kinigi bakigurisha amafaranga 530. Ni mu gihe bamwe ikiro bakigurisha 500 yonyine. Ni mu gihe abandi nabo ikiro bakigurisha amafaranga 450. Ukibaza ngo abo bantu bungukira cyangwa bahombera? Nk'uko ubona mwari no soko harimo ngo abantu bigize ibisambo. Abakiriya baza yakwaka nk'ibiro 20 akamuha ibiro 17 akabamuriyeho ibiro byinshi. Aho ndi bemeye gutangira igiciro kizima atabibye ntibamugurire, bakajya kugurira babandi b'ibisambo ariko babireba ariko bagaceceka ntibagire icyo bivugira. Ni mu gihe nanjye ibindi kubabwira byambayeho. Nari imparitse imodoka hano kwa Rukara supermarket. Mu gihe paritse imodoka umumama aza yikoreye ibirayi arambwira ngo ningura ibirayi. Nanjye ndavuga ati aho kwirirwa njya mu isoko reka ngura ibirayi. Nibwo naguraga ibirayi bampimira ku munzani. Icyo gihe naguze ibiro 50 by'ibirayi. Ni ukuri kw'Imana nabigejeje mu rugo mbipimye nsangamo ibiro 30 kandi naguze ibiro 50. No kuvuga ngo aba bantu impamvu leta ica abazunguzayi ni iyi ngiyi. Abazunguzayi no kubera ko biba abantu bakabahereza ibintu bituzuye. None n'abazunguzayi bacuruza imyenda bagohereza umwenda wa fake wahugeza mu rugo ukahita ucika. No kuvuga ngo niyo mpamvu leta yacu yafashe umwanzuro wo guca abazunguzayi ibubakira amasoko agezweho ya kinyamwuga. Rero hano twari turi mu karere ka Musanze aho abakiriya bafite impungenge y'abantu babiba ndetse n'abagurisha cyangwa n'abacuruzi bafite impungenge ya bagenzi babo biba abakiriya bagatuma abakiriya bacika mwari no soko bakajya kugurira ibirayi muri gare bitewe n'uko hano harimo ibisambo byiba abakiriya. Rero bakaba bafite impungenge nyinshi ariko twagerageje kuvugana nabo, yagerageje kuturangira rwose. Nagiye kugura ibirayi nsanga ntibyuzuye, nibwo nashyiraga bino bintu ku karubanda nkavuga ati se kuki bano bantu biba bari gukoresha uburiganya. Ni mu gihe bahise bancecekesha byihuse ariko mbona yuko hari ibintu bankinze. Niyo mpamvu natashijwe nashije amakuru nyamenye ariko nahavuye rwose ikibazo tugikemuye. Ibyo bisambo tubyirukanye mu isoko kugira ngo abakiriya bayoboke rino soko bazajye babagurira. Rero reka two gukubita tubangura cyangwa reka dukubite tubangura abo ngubo hano twe tunyirukiye mu karere ka Musanze.
Reka nanone tunyarukire hano mu mujyi wa Kigali mu gihe abanyonzi bagiye kujya batangirwa cyangwa bagiye gutangira gupimwa kugira ngo umuntu watwaye igare yanyweye ibiyobyabwenge cyangwa ibisindisha azajya afatwa agafungwa. Ndetse ni mu gihe iyi ngiyi ari sisitemu nshyashya ya polisi yashyizeho kubera impanuka nyinshi zimaze igihe zibera mu muhanda kandi abanyonzi abenshi aribo bazigiramo uruhare. Nk'umunyonzi aragonzwe ngo umunyonzi